umutwe utubazo twigeze tugaragara kuri wowe nyine kuri icyo kiganiro wigeze gukora uvuga nabi Yongwe none umusaza yagarutse naramuka abonye kiriya kiganiro hakaba harimo nk'ibyo waba waravuze bitari byo uraza kubyitwaramo aje bitenagana ko bafata The Ben kumujyana na Bruce Melody kuko abantu ntabwo iri ku rwego rwo kuba akaba yari abanyamakuru Skyto uko ni ku bwenge bwe bumubwira mu by'abanyamakuru bakora birimo kuba umunyamakuru hari ku entertaininga hari ku updating abantu urumva hari no ku informinga urumva ukabahereza information muri no ku entertaining abantu abo yise ngo sibakaye bari kuri calibre ko abanyamakuru bari na Brian Jihad bari muri urwo rwego rwo ku entertaining abantu ariko Brian na n'uyu Eminyawe na Jihad ntabwo bari mu rwego rwo kwinforminga abantu uri kumva ko kantu yego DJ Brian Jihad Eminyawe bari mu rwego rwo entertaining abantu muri bwa bujajwe ni nayo mpamvu Isibo Radio yazanye urwego rwo kwinforminga abantu rwo kohereza za information zifite fact and resource nizo rero zirimo fata ku mavuta nizo zirimo disclaimer nizo zirimo punditi uri kumva ndi kubyumva yes reka tubasubize tubifurize ikaze bakunzi ba Yombi TV imbere yacu turi kumwe na Sebo bimeze bite bimeze neza nuragaragara neza fresh kabisa yo thank you so much iminsi yaribaye myinshi tutakubona iminsi yaribaye myinshi abantu batambona kuri kamera nari naragiye kubitekereza wari ugiye mu dukise ubu ngubu kubera ko na shiftinze televiziyo nari ndi ku Izuba TV nari ndi mu bintu byo gushiftinga televiziyo ubundi ku Izuba TV ndimo ndakora show yaho nari maze igiye kuri YouTube nagaragaraho ndi kuri televiziyo ariko navuze ngo I have to back ko nagiye mbona ama SMS y'abantu bambwira bati garuka urakumbi yego ukunda iki urateganya iki abantu bo kuri Yombi TV urabateganyiriza iki yewe turashaka nyine ko tugenda muri uwo mujyo habona twa ducijemo karakayonge kugira ngo abantu bashobora kukubona barigeze kubona kuri Yombi TV bumve nyine uko byagenze ndakeka basobanukiwe so tugarutse rero kuri life yanjye nicyo ndi gubateganyiriza nicyo mbazaniye Japan nk'uko bivuze ni nk'uko bakoza ngo Japan byaturutse ubwo nanjye ndi umunyamakuru ako kantu nzagukoresha ikiganiro iyo process nduye mbira mu Japan byavuye so nk'uko babizi nitwa Sebo ndi umunyamakuru ubimazemo imyaka ine guhera kuri Family TV nkavaho nkajya kuri TV1 mu kiganiro The Close Up nkavaho nkajya kuri Yongo TV mu kiganiro The Boom Play nkaba ndi ku Izuba TV mu kiganiro Artbiz amateleviziyo agera kuri 4 ibyo rero bima ububasha n'ubushobozi bw'aka kanya kuba nitwa umusesenguzi mu byo ngiye kuzajya mbaha harimo ubusesenguzi ariko ubusesenguzi muri showbiz niho mfitemo experience ntabwo nzaza gusesengura muri Bibiliya ko nayizi cyane ariko ni inyiga nayo uzazusesengura ariko nawe ujye usesengura wakubaza kurifata ku mavuta ubaze kurifata ku mavuta it's fine kubera ko mfata ku mavuta ni umusesenguzi ariko ngo ubu nagakira umusesenguzi asigara inzobere umuguke sorry asigara umuguke uramwemera fata ku mavuta ndamwemera yego fata ku mavuta ndamwemera ni nawe umusesenguzi nemera mu Rwanda muri showbiz mubo maze kubona ariko ubwo hari abasesenguzi batajya biyerekana ubwo sinzi abo babasesengurira hari n'ababahari ntabwo ujya ubona Skyto se ko yazanye icara wige nabyo ni byiza bitewe nawe n'ibyo akora muri iyi showbiz haba harimo ibyiciro runaka bigiye bitandukanye hari umuntu uvuga yitonze avuga ibintu by'ubwenge abantu bakamukunda hari uvuga sakuza avuga ibintu by'ubusazi abakunda ibyo bintu bakamukunda hari abakunda ubujajwa bakabukunda bakabureba ni nacyo wenda nubwo abantu bageze aho babigira urwenya Isibo Radio ibiganiro wabonye ukuntu schedule y'ibintu byabimeze harimo ubusesenguzi bw'ubuhanga ariko hari ubundi musesenguzi bita Skyto aravuga ati IQ y'abari abantu ntabwo iri ku rwego rwo kuba akaba yari abanyamakuru Skyto uko ni ku bwenge bwe bumubwira sibyo uko ni ku bwenge bwe bumubwira niko IQ ibimubwira Skyto uburyo ari umunyamakuru ni umunyamakuru mu buryo wenda bwa byacitse hari abantu bajya barutwitse sibyo batwika nyine ariko muri kandi ibyo byose muri
mu byo abanyamakuru bakora birimo mu kuba umunyamakuru hari ku entertaininga hari ku updating abantu urumva hari no ku informinga urumva ukabahereza information muri no ku entertaining abantu abo yise ngo sibakaye bari kuri Calibre ko abanyamakuru bari na Brian Jihad bari muri urwo rwego rwo ku entertaining abantu ariko Brian na n'uyu Eminyawe na Jihad ntabwo bari mu rwego rwo kwinforminga abantu uri kumva ko kantu yego DJ Brian Jihad Eminyawe bari mu rwego rwo entertaining abantu muri bwa bujajwe ni nayo mpamvu Isibo Radio yazanye urwego rwo kwinforminga abantu rwo kohereza za information zifite fact and resource nizo rero zirimo fata ku mavuta nizo zirimo disclaimer nizo zirimo punditi uri kumva ndi kubyumva rero abo ngabo wenda bavuze ngo uwo Skyto nawe ako kashobora kuba karamwisobye ko kutamenya ngo mu nshingano z'abanyamakuru harimo ibisata bimeze gute harimo ibisata bitandukanye ku Isibo Radio sindigoma amashyi Isibo Radio ariko ikintu bakoze nibibakundira bizaba ari fresh abantu bazaba bakeneye ibintu by'ubwenge bazajya bategereza fata ku mavuta na disclaimer na pundit abantu bazajya bakenera ubujajwa bakunda ubujajwa nyine bakunda byacitse bazajya bajya kumva Jihad na Brian na Eminyawe baza kuba kubora ari abanyabujajwa nibyo nyine nibyo Skyto yari yavuga ati nigute umuturage w'Inyamasheke abajya kwicara kumva Jihad muri bura bugambo bwiwe ahubwo umuturage w'Inyamasheke ni uzakumva akeneye bura bugambo bwiwe oya bimo abantu twese tugira uko dukunda bitandukanye si ukukubeshya ngiye nguhereze ingero z'abantu babahanga ku mateleviziyo abanyamakuru babahanga ku mateleviziyo baje kuri YouTube bikanga kubera imihanda ya YouTube buryo forme cyangwa bakabikora igihe gito reka dufate Buryohe niyaje kuri Transit akagerageza bikanga Buryohe MC Buryohe kandi umunyamakuru umuhanga entertaining abantu mu kiganiro cy'Isibo ahubwo ari undi mugabo yavuze na Lucky nze size bagikora kuri Transit agagikora sibyo ariko Lucky uzareba uburyo presentation ya Lucky uburyo birimo ubuhanga na body language uburyo akoresha umubiri we uburyo asobanura ibintu uburyo akoresha apanga ikiganiro cye segment ari mu kiganiro urumva nikikwereka ko Lucky ni umuhanga ni presenter mwiza cyane no gutanga information sibyo ariko twagera ku busesenguzi kuri analysis tugasanga fata ku mavuta ni umusesenguzi mwiza bira abantu bagira uko bakunda bitandukanye ahubwo sometimes ugasanga abaje guca izo manza ngo imyaka bari kuri Calibre runaka haba harimo n'akantu kagashyari none se nkaho kurebye nka DJ Brian ko ariho hantu wenda baravuze ati nkuwazana Burna Boy DJ Brian yamuhostinga ntabwo yamuhostinga fata ku mavuta na disclaimer bamuhostinga niyo mpamvu ibiganiro byabo byose biri hariya kandi bitandukanye fata ku mavuta bura yahotinga Burna Boy yamuhostinga cya pundit yamuhostinga ariko fata ku mavuta fata ku mavuta si Cyongereza sinzi ubwo niyo abatakizi yakigerageza bwo n'isari birenze nayo bazamushakire mwarimu mu rugo se nka Bruce Melody fata ku mavuta fata ku mavuta wenda abantu bataza gukeka ngo wenda ngo fata ku mavuta ikintu munengaho ni kimwe cyonyine nacyo si nimunengaho ni ikintu wenda namugira inama nubwo nanjye kitari cyangwa ngo ngifate gikomere muri fata ku mavuta uburyo mufatamo na Calibre ariho yakabaye kuba afite media yiwe afite media yiwe acisha ubusesenguzi bwe afite YouTube channel yitwa Fata kabisa yitwa Fata adusesengurira apana kujya kuri 3D ejo bikanga bigakora kandi Fata ashinze YouTube channel yiwe abantu nyeka ko twese twamukurikira ako kantu nagakora none nibwo azicara akabafata wa nyawo kuko nyine Fata ngiye Calibre mufataho uzarebe Fata ku mavuta nubwo wenda yagezaho akajya muri 1:55 AM akajyamo cyane ariko Fata ku mavuta niwe muntu ushobora kuza akagukorera ubushesenguzi bw'ikintu noneho ubundi buhanga Fata afite na disclaimer adafite na pundit adafite Fata ku mavuta aragukomveka akureba mu maso akagukomveka akamenya ko agomba kwigoshesha urupara akambara na costume akaza wina ari ukuntu umuntu ari abantu baba ari abahanga mu kugukomveka akaza akakubwira ikintu akureba mu maso akakubwira ukuntu ikintu cyatangiye akakikubwira nyine ukabona mu itangazamakuru cyane iyo udakora kuri radio ukora kuri kamera ugomba kumenya gukoresha body language imvugo z'umubiri
nimba uvuze uti runaka yagize gutya aramurasa ku buryo ushobora kugira gutya ukavuga ati yari atwitse fact nyine ukoresha ku buryo n'umuntu uri kukureba ufite ubana n'ubumuga bwo kutumva ashobora kubona ko warakaye cyangwa hari ikintu uri gukora muri sign ubwo wenda utabuze sign z'abo bantu bameze gutyo. Disclaimer akaba wenda kushobora gucreating amabifu n'ibiki nabyo bitashobora kunyemeza cyane. Pundit burawe Pundit ni nawe muhanga cyane muri bari abantu mu gusoma cyane. Pundit burani n'umwanditsi mwiza, umuntu umwanditsi umusomyi aba ari umuhanga cyane, ariko nyine Pundit uburyo kamera ntabwo njya mbona ayimerita cyane, nicyo kintu njya mubonaho. Kamera ntabwo ayimerita cyane, wenda kuvuga kwandika byo birarenze, no gushobora kuba yakora ubucukumbuzi bw'inkuru, akaba investigator nka Byansi Beka uriya munyamakuru watangiye kiriya kintu cya Miss Rwanda, kugira ngo Byansi Beka arimo, urumva. Ariko ubwo babahuje ari batatu, ubwo urumva elemi imwe yuzuza indi. Nyeka ko cyitwa Isibo Radar hari kiriya kiganiro igeze kizaba ari ikiganiro cyiza, basesengure The Ben na Meddy twumva uko bazabisesengura, gusa ntibazajye ku ruhande. Reka twigarukire kuri wewe noneho, nawe tuguye kuri umusesenguzi, abantu bo kuri Yombi TV ugiye kubazanira, watuguye ko umusesenguzi wa entertainment ugiye kutuzanira ubusesenguzi buva ku ruhe rwego butujyana ku ruhe rwego. Ngiye kubazanira ubusesenguzi buzatuma bamwe bababara abandi bakanuka muri comment. Abafana ba Meddy cyangwa ba Bruce Melody bakanuka bitewe na fact, ariko icyo nzajya mbakora nzajya mbahereza fact n'imibare bagende bisacingire nabo, nibasanga ari byo ubwo amarangamutima yabo ajya batwara aho bashaka, ariko kuri bakuzi. Yego ubusesenguzi bufite ibimenyetso n'imibare, bufite ibintu bifatika. Apana kuzuka ngo The Ben yarinze Bruce Melody kubera icyo amurenze, kuko se arijeya amurusha amafaranga, kuko se amurusha amafaranga, ariko ako kanya ntabwo cyangwa wenda amurusha n'ibikorwa. Keretse wenda tugiye kuvuga ngo mu bukire The Ben arenze Bruce Melody, wenda nabwo ntabwo twajya ku mabanki yabo, ariko tugiye kureba ibikorwa ese yakoze uko bimeze gutya, yatanze imodoka gutya, aba bavuga ko afite business muri Amerika, ariko muri iki gihe ntabwo ari gukora. Ariko tugiye kureba ngo mu muziki birababaje biteye n'agahinda kubera aka kanya kuba wafata Bruce Melody ukamugeranya na The Ben. Iki ni ikintu nagiye nsubiraho no mu biganiro njya nkora kuri televiziyo. Hano se wowe uko ubibona ari Bruce Melody na The Ben mu muziki uri ku rwego rwiza ni wowe? Nicyo kintu mubwiye ngo birababaje biteye n'agahinda kuba wafata The Ben ukamugeranya na Bruce Melody, kuko Bruce Melody ntabwo ari ku rwego rwo kumugeranya na The Ben. Bruce Melody urwego ariho ntabwo ari rwo The Ben ariho, kuko Bruce Melody ahanageze ntabwo akaba umugeranya n'umuntu. Abantu banyumve neza kandi n'abafana ba The Ben bihangane kuvuga ibi, sibyo? Bruce Melody uzi igitaramo yakoreye muri Amerika before ya Rwanda Day, umugabo witwa Ali Sudi ni umunyamakuru, shout out kuri wenda big appreciate kuri we kabisa, wagize uruhare mu iterambere ry'umuziki, akora ku Isango Star muri Sunday night. Hari abahanzi benshi yafashije bakoze ibiganiro by'umuziki birakundwa. Ali Sudi ubwe yaritangarije ngo imyaka myinshi hejuru ya 20 maze muri Amerika, nibwo bwa mbere nafunguye radio nkumva bari kuvuga ngo umuhanzi witwa Bruce Melody ngari kumwe n'umuhanzi witwa Shaggy ngo muri Amerika hano. Abajyayo bandi baba batumiwe n'abadiaspora 20, 200, 300 nibinandikwe no kugitangazamakuru kiri international hari iwabo, sibyo? Umuhanzi wo muri Nigeria wageze mu Rwanda ntiyandikwe, ntabwo ubwo tuba tumuzi, kandi abo barahari wenda babandagrawandi bo muri Nigeria baje ari abanyeshuri, abo rero ntabwo tuba tubazi. Ari Sudi yatangaje ngo nibwo bwa mbere numvishe Bruce Melody avuzwe. Bruce Melody ni umuhanzi wa mbere wagiye muri Rwanda Day akagenda akajya kuri pano, atari kuririmba, agatanga ibitekerezo nk'abandi banyamashuri, kandi tumumukekaho ko atazi Icyongereza, Imana ikanamufasha akakivuga neza. Asanzeyo The Ben we wabayeyo, Bruce Melody ari Kanombe, urumva? Tugiye ku mibare kuri YouTube, Bruce Melody afite abasubscribers baruta ba The Ben, ajya hafi mu 500 I guess, urumva? Tugiye kuri Spotify, Bruce Melody akurikiwe kurusha The Ben, urumva imibare iki tuhereza. Tugiye kuri popular song indirimbo arebwe cyane, ariko iri ku nkuta zabo kuri YouTube channel, tutarebye wenda ngo The Ben yabonye ngo ashaka gutwika yishyira kwande, ayishyira kwa Diamond, ubwo ndavuga wayi yarebwe na 20,000. Ariko tugiye kuri YouTube indirimbo zabo ku ntuza zabo kuri YouTube channel zabo gabo, The Ben Bruce Melody akubye kabiri inshuro The Ben, kuko popular song indirimbo arebwe ya mbere ni indirimbo yitwa Catherine, 1,13,000,000. Yarebwe ya The Ben yarebwe cyane ni Vazi, yarebwe na 6,000,000.
mu mibare ni ahantu Bruce Melody ahuriye nande na The Ben nuko wenda nibi The Ben tutabimushyiramo kuko atari mu Rwanda ariko muri record bizandikwa Bruce Melody yatwaye Guma Guma The Ben nawe yatwaye ariko wenda yabaza kuba ari mu Rwanda nawe yari kuyitwara cyane. The Ben ikindi kintu usibye kumuvugwaho we na Pamela ikindi kintu The Ben ubundi yavuzweho cyane muri iyi minsi ni iki usibye we na Pamela ariko Bruce Melody turamwumva yagiye kuri ABC News ni televiziyo ikomeye cyane ya hostinze Oscar igihe John Cena ejo bundi yambara ubusa arangije ku itariki 18 ejo bundi hashize ajya mu kiganiro cyabo cya GMA Good Morning America none subwo abanyamakuru bicara bakajya kuvuga ngo The Ben ngarenze Bruce Melody bahereye kuki wenda ubwo wenda bashaka bagendera yuko wenda The Ben ari mu legend se he tugomba kureba ku legend igirwa na Legacy kuba uri umunyabigwi bigirwa n'ibigwi tujya kureba ku bigwi tukareba n'umuntu wagize icyo amara mu Kinyarwanda 2008 kuzamura The Ben yakoze ibintu byashimishije abanyarwanda ibiki byashimishije abanyarwanda ziriya ndirimbo zose kuri kiriya gihe sibo bari hit nyine wenda bashobora kuba bagendera amahirwe ya nyuma izindi ni izihe amahirwe ya nyuma yabaye mega hit oya yarazikoze indirimbo pe ariko tugiye kureba ngo ikintu cyagiriye akamaro u Rwanda n'abanyarwanda bro aka kanya uriya perezida wa Tanzania uriya mama yitwa Samia Suluhu yego urumva Hassan arifata muri hajya turi mu gisibo ubu ngubu ku ifutari babita ifutari mu gufutura sibyo agatumira Harmonize agatumira na Diamond Platnumz uzi impamvu Diamond Platnumz ari umuntu w'agaciro gakomeye muri Tanzania Diamond yaricaye Diamond aravuga ngo ngiye ndi umustar kandi ndabibona ko ari byo ariko ngomba gufata uyu mwana Harmonize nkamugira uwo ari we kandi agakompeta yafashe Zucu ari mu bakobwa bambere bakurikirwa cyane kuri YouTube muri Afrika cyane afata Zucu amugira uwo ari we afata Mbosso afata Rayvanny urumva afata abahanzi benshi akora icyo kintu akora televiziyo akora radio akora platform izafasha abantu bose izabagaburira aka kanya The Ben yatanze umuziki yatanze mu muziki Bruce Melody ariko nyamara The Ben wenda usibye Shemi nawe nabonye waje atari The Ben hari umuzanye cyane cyangwa ari muri rebo ye cyangwa tukavuga Shafi wagiye muri Press One nawe igihe gito bagashaka gushwana ibintu dushaka kugarukaho ariko Bruce Melody aka kanya n'u Rwanda rushobora kwicara rukamuhereza igihembo cyane uzi impamvu aka kanya iyo ugiye kuri YouTube channel ukajya muri description kuri YouTube channel ya Juno Kizigenza muri description yayo usangamo amagambo avuga ngo Juno Kizigenza ni umuhanzi wamenyekanishijwe kandi azamurwa na Bruce Melody uri kumva icyo kintu Juno yazamuwe na Bruce Melody cyane Juno akanya nawe afite label yitwa Huha yatuzanye umukobwa witwa France Mundu warimbye indirimbo yitwa Nzagutegereza urumva DJ nde ni mu DJ bamwita DJ nde DJ Higa na ba DJ Rusam DJ Rusam na DJ Higa ya urumva afata Kenny Solo navuga ngo wari uri mu nzira zo gupfa mu by'umuziki ariko abantu batanyumva nabi iyo mba voice imaze gusenyuka ubwo abandi murambwira aho bari urumva Biriruzi nayigiriye hanze urumva uyu musore usigaye nawe ari gukotana byaranze ariko yafashe Kenny Solo aramuzura amugira Kenny Solo aka kanya uri kuri calibre yo kuba akora ibitaramo agatwika gutya bingana gutya izo zose ni imbaraga zande imbaraga za Bruce Melody ntabwo yarananiwe gukora wenyine ngo abanyamwigendaho ariko yagize uwo mutima n'ubushake bwo gufasha abo bana The Ben yakoze ibi nta kimwe kandi bibuke ko uvuye no ku bahanzi na Element ubwe ari Bruce Melody umugejeje hariya ari niwe watumye kabisa iyo hatazamo kariya kantu ngo wenda erakiza abantu bazi ko ari jingo cyashya Bruce Melody kubera kumvamo ngo ubwo ndi ndahereyeho niriya hands up muri covid urumva Bruce Melody yakoze ibikorwa ahubwo The Ben n'abacurabwenge be nkuko umucurabwenge fata ku mavuta hajya inzobere impuguke ajya bivuga The Ben n'abacurabwenge be bicara bamubwiye ngo The Ben igihe cy'inkuru zawe na Pamela cyararangiye Pamela wamushyize mu mago ukwabuki nimba kutari kwarangira ukuri kurangira nimba koko se Bruce Melody ashaje cyangwa se ari gukorana n'abasaza nkuko bavuga ngo bashagi The Ben nawe nagenda basa afate Sean Paul nawe bive mu magambo
Harmonize na Diamond barahangana bikajya mu bikorwa cyane. Harmonize akamanuka agakorana n'umuhanzi ukomeye agakorana na Davido nako Diamond agakorana na Davido. Harmonize akagenda akareba Burna Boy bagakorana indirimbo bikava mu magambo bikajya no mu bikorwa. The Ben rero indirimbo ni Forever, ni indirimbo nziza ariko tutibagije ko ari indirimbo yatuye umugore we, indirimbo irimo Pamela sibyo. The Ben natubabarire, turabizi ko afite ijwi ryiza, turabizi ko afite ubuhanga mu kwandika cyane. Natubabarire The Ben akora indirimbo bave mu magambo akora indirimbo zigaragara. Nawe nk'umusesenguzi nyine icyo ashatse kuvuga ko The Ben nubwo ari umurigend yatangiye umuziki, Bruce Melody atari yatangira umuziki ariko aho Bruce Melody ageze The Ben ntabwo yari yahagera. Nta n'ibikorwa bifatika The Ben afite nk'ibya Bruce Melody. Utubwiye abahanzi barenze bangahe? Batatu Bruce Melody yazamuye. Producer Element Kizi nawe nawe ni Bruce Melody yakuye hasi ngorana yamukuye mu bishokora ni Melody kabisa. Ariko hari kandi kantu nshaka kunsesengurira nk'umusesenguzi kagenda garike kavuga kati eremo muri Chateau de Malala bavuga ko boss wayo atarabizi ko iranzu bari bahereye uburenganzira bakisanga video zasohotse bakagira uburyo babikavaringa. Ni indirimbo yamuvunye ikavuna na 155. Mwibuke ko muri 155 harimo abacurabwenge bakomeye bafite n'imboni z'umuziki ziri kureba zimeze nka Jome, ziri kureba ahantu muri miles ibihumbi n'ibihumbagiza. Mwibuke ko Bruce Melody ari muri ABC News urumva bakohereza Element bakamwohereza Kenya cyane. Mwitondere Coach Gaël imipanga arimo kuko abantu bamupinze ejo bundi mushobora gusanga bari kumupfukamira. Bari kumupfukamira kabisa. Urumva ahantu narivuze ngo abakunzi bayago banyihangana yavuze ngo nagahuka nka Yago nawe kubera ko yarasanzwe azi ko ari umunyamakuru mwiza suweje ukuntu yari yaje ari hit yari kubanza agashyiramo agapozi gato ako kantu agapozi gato akabanza akikorera ibiganiro agatuza agategura ikindi kimeze nabi akaza dutamo ariko buri muntu wese akora ibi agira uko akora ibintu bye ariko bitavuze ko uko ukora ibintu byawe ngo ngengere uko nkora ibintu byawe bitavuze ko bitaza bigaferinga bitewe nuko bizi ikibuga. Bamuhaye igihembo nawe cy'umuhanzi wasohoye indirimbo nyinshi mu mwaka umwe. Abo ngabo babiheba kizamuka bamuhaye igihembo cy'umuhanzi kizamuka ntabwo ari usohoye indirimbo nyinshi urumva ariko yabona umuhanzi mwiza wenda icyo mbona cyabayeho kuri Yago no kwiga ikibuga nabi tu kwiga ikibuga nabi kuko iyo ushaka kwiadapta mu kintu abantu bari bakuze mu kindi ntabwo uhituza ukijyamo wese bisabanga abanyarwanda uko bameze ubatware gake kuko suweje ukuntu yari yabaye successful byari ibintu byiza cyane. So yari gukomeza gukora ibiganiro ariko ubwo yagize strategy ariko uko ugira strategy zawe bitavuze ko iyo uhabanyije n'iby'ikibuga gishaka urakotora urashya. Byari ibyo byari ibyo. Akandi kantu ntabwo y'abanyarwanda hano usibye ubusesenguzi n'abandi barabukora usibye wenda twebwe icyo kindi twongeyemo kandi ubusesenguzi bwanjye butazajya bumugamba cyangwa bugendera kuri byacitse uzajya buvuga ukuri kukababaza abumva ko batakemera uko kuri ariko mfite indi segment abantu bari barakunze. Ni segment nigeze gukora ndi kuri Yongo TV yitwa Esuramuzi. Abantu barayikunda nabo nayikoreye bamwe nabo bagiye bayipostinga harimo Nitapendo Bushido Babushari nanabashimira ko baba appreciate inzu umuntu ibintu aba yakoze. Ni segment ni mu munzani ngiye kuzajya nshyiraho ibi byamamare byacu muri categories zitandukanye. Ahubwo se ntiwayizana ari nk'umwihariko wawe nk'umusesenguzi n'ubundi ni mu busesenguzi of course kuko Esuramuzi we njya kuri tele urabona hari umuntu aza akaba icyamamare nko muri Kigali even n'aba event organizers bizajya bibafasha. Umuntu utegura igitaramo niba ugiye gutegura igitaramo i Karongi niba ugiye gutegura igitaramo umuntu akunzwe i Kigali ntabwo uzi nimba Karongi akunzwe aka kanya Juna ashobora kuba akunzwe i Kigali urumva ariko Ama G The Black ari akunzwe i Karongi bishobora kuba bishoboka. So ni n'umunzani mwiza ku bahanzi bose mbararikira kuzajya bakurikira hano kubera ko nzajya njya mu gace runaka njya ifoto y'umuhanzi mu gace runaka nkahura n'abantu mbatunguye nkababaza nimba umuntu bamuzi ariko mwibanda muri twa duce umuhanzi i Kigali bo birashoboka umuntu ahura n'indimba ahura n'umudiri ariko hari ahandi hantu kandi hakenewe show onshimira na Bubu nabonye yarabishyizemo imbaraga ko
East African Paris, I guess in East African Paris iriya cya gitaramo gisigaye kizenguruka igihugu cyose, nawe agomba kujya yicara akareba ngo uyu muhanzi ubundi wanjye ko ngiye kumujyana i Rwamagana, Sebo yagezeyo yasanze uyu muntu azwi kugira ngo amenye ngo uyu muhanzi se hazashya. So rero n'abafana ni ibintu bazajya bishimira cyane, ni ibintu bari barishimiye nuko hagiye habamo imbogamizi, nyuma abantu wenda baza gukeka ngo barayinyubye kubera yaje nyuma hari segma yindi yayisiza. Ikindi kiganiro cyase kiza cyitwa Suramuzi gikorwa na Christella kuri RBA, abantu benshi sinjye wabivuze, Anita yarabipostinze nawe kubera yampostinze ibyanjye arongera postinga n'ibya Christella, abantu bamuhamo comment kutwaye segma ya Sebo ko yitwaye, ariko nababwira ko atari amazina yaritiranwaga, ariko ntabwo content we abahuza abakunzi, ariko ngiyewe ni by'abastar ni umunzanye kureba uyu mustard, ese uyu mukinnyi arazwi, ese uyu mukinnyi wa film arazwi, uyu muhanzi arazwi muri categories zitandukanye zijyanye na showbiz. So urumva ko rero ubu ngubu yagarutse, nzajya nyinyuza no kwizuba TV, ari naho n'ubundi usesenguzi bwanjye buzajya muri hano kuri Yombi TV, ariko n'abantu batazajya baba bafite MBZ bajya kwizuba TV mu kiganiro Artsbiz kiba kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 9 kugera saa 11. N'ubu ngubu mu kanya ngiye kujyayo, ndetse na segma yanjye Suramuzi nigiye kuzajya inyura, urumva ko amata yabyaye amavuta kabisa. Yaravuye hariya yavuze ngo yavugaga iby'ubwana, ngo ariko ubu agiye kuvuga iby'abantu bakuru. Okay, nibyo wenda cyeka ko yavugaga iby'ubwana, ariko ngiye mbibona ko atavugaga iby'ubwana, ahubwo yavuze iby'umukoresha atari kuvuga, nibyo ashaka ko yarongereye nibyo ngo bamuhaye ubutamwa yongeraho nangiye. Abo rero si umukoresha we n'Imana, Imana aho yamuhaye ijambo akiyongereraho irindi, ariko ni byiza ko aka kanya yamaje gusobanukirwa icyiza nuko yamaze gusobanukirwa aka kanya. Ibyo rero mboneraho ubu ngubu abantu badukurikiye kuri Yombi TV ngiye kuzajya mbana n'abantu umunsi ku munsi. Reka wenda ibya Yongwe tuba dusa nk'ababivuyeho, twigaruke mu buzima bwawe bundi wenda nk'uko wenda ubayeho hano hanze cyangwa bwawe ku giti cyawe, wenda ushobora kuba wabasha kudusangizaho wenda nk'abantu bo kuri Yombi TV wigeze ugaragara igihe kinini se kuri Yombi TV? Kuri Yombi nibwo bwa mbere, ariko ni forever none mbabwire ngo ahangaha ni ibyacu ibyanjye, Yombi ni yanjye n'abanyarwanda badukurikiye. Turashaka nyine ngo noneho wenda ibyo ngo tube tubishyizeho akadomo twigarukire kuri wowe, ubundi wowe mu buzima bwawe ushobora kutuganiriza uri muntu ki, ko twigeze kukubona se kuri TV yo kwa Yongwe, ko byagenze gute? Ntabwo tuzi ngo process zo kuvayo byagenze gute. Kuri TV yo kwa Yongwe wenda hari ikiganiro nakoze nigeze gukora kuri CD, nabyo turaza no kubigera. Weka ubanze uduhe ukuntu waba waravuyeyo like boss yarakimara guhura n'ibibazo bamufunze, kandi urabizi Kigali ko tubaho kubw'amafaranga, nta mafaranga ntabwo wabwira landlord ngo boss bamufunze ngo ntabwo ngiye mwishyura, ntabwo bibaho, kandi nawe abakeneye kurya n'abana be bakeneye kurya cyane. So byabaye ngombwa rero ko shiftinga nkava kuri Yongwe najya ku Izuba. Nibwo buryo nasezeyemo njya ku Izuba TV. Sebo, hari utuntu tw'utubazo twigeze tugaragara kuri wowe nyine kuri icyo kiganiro wigeze gukora uvuga nabi Yongwe, none umusaza yagarutse. Naramuka abonye kiriya kiganiro hakaba harimo nk'ibyo waba waravuze bitari byo, uraza kubyitwaramo ute? Ikiganiro cya mbere ubundi nakoze ibiganiro bibiri nyuma y'uko Yongwe afungwa, nakoze ibiganiro bibiri bakimara kumufunga. Ikiganiro nakoreye kuri Jalas Official, nakoranye na Jalas, hari n'ikindi nakoranye na Emi kuri Slid. Ikiganiro cya mbere nyine hari saga zari zimaze iminsi ziba, kwari kuvuga neza Yongwe, ariko ntabwo namuvuze neza ngo kwari kumutaka ko navuze ibihari. Bro, nyimara gukora cya kiganiro na Jalas sinkubeshye, kubera nyine hari n'abakunda Yongwe, kubera ko buri abantu bari ba YouTube benshi aba bafite amarangamutima, hari abaje kureba ibiganiro ku zindi mpamvu zitandukanye, buri wese afite impamvu.
hari n'abamaye amafaranga baba diaspora pe kuko navuze neza boss kandi afunzwe barambwira ati uri umwana mwiza bamwe bananyizeza ibitangaza ariko hari n'abandi bamamagaye yego baramamagara barambwira bati nubwo uvuze boss wawe neza hari ibindi bintu utazi banyohereza amafact z'ukuntu yaba escroqué n'ibiki banyohereza n'ibyo bintu ndabibona sibyo bintera kuvuga ati ntabwo ibintu navuze maybe hari ikintu navuze kitari cyo njya kuri slidi ujya kumena umuceri urumva ntabwo nabyita kumena umuceri bro sibyo wenda kumena umuceri ngo ni kuvuga harya ngo bisobanuye kuvuga ibintu byose ukuri kwezi ukagushyira hanze urumva ibyo navuze ntabwo njyana ngo kubisabira imbabazi even nayo ngwino yakibona aka kanya na nyine ni njye icyo navuze cyari cyo n'ubu ndacyamanya n'umutima wanjye ko navuze ukuri ahubwo hari abantu ukuntu isi imeze hari abantu baba bashaka kuvuga wowe ibyo bashaka kumva yego sibyo kuba Yongwe yari afunze ntabwo nabyishimiye kuko nanjye nabihombeyemo nk'umukozi yarafunzwe mbura salary yanjye hari n'amafaranga ndimo kandi sineze no kuzajya kuyamwishyuza rwose ayo ngayo urumva ariko ibyo ngibyo byo nakoze n'ibyo navuze kiragiye kuri Slidi TV yabibona atabibona icyo Yongwe yakoze n'ubundi yaragihaniwe yaranakatiwe nubwo wenda leta yamukatiye igihano gisubitse nanashimira ubutabera kubera ko amafaranga arimo amadeni arimo amafaranga bamuciye kuba bahisemo kumukatira igihano gisubitse cy'umwaka iyo akomeza gufungwa nta kintu byari kumarira n'ubundi arimo ayo madeni sibyo ko ngiye iryanjye nashaka rishyire ku ruhande nazarinde ubwo ushatse kuvuga ngo Yongwe wowe mu bantu bamwishyuza ntukirimo njye ntabwo nyirimo pe ndayamusoneye pe biravuga ariko ko mwiyishyuye njye amakamera mwarayatwaye ntabwo njye ari njye muntu watwaye kamera harimo abanyamakuru bo mu ntara harimo na Amani nimba yarayigaruye arono ariko nkeka ko nawe yari yarayitwaye njye navuye kwa Yongwe gutya sibyo nta kintu nigeze mfata yumva ishaka nari kugifata kuko nigeze gukora muri control room yaho nari mfite access yo kugenda ngaterura device imwe runaka nkayitwara ariko njye ntabwo ndi muri abo bantu yarahuye n'ibyago kandi ibyago yarahuye nabyo nanone nitukaje na rimwe twirengagiza ibintu yagombaga kubyishyurira sibyo kandi ikindi bro iyo ukorera Imana abazakorera Imana bakayikorera mu buryo butari bwo bitwaje izina ryayo Imana ifite uko yigaragaza cyane urumva Imana abo ngabo izabahana nanjye ninkora ibitandukanye n'ibyo Imana irahari kugira ngo gushatse kuvuga ko Yongwe boss wawe Imana yamwanitse ntabwo Imana yamwanitse wowe uko wamubonaga se wabonaga yari yaraguhaye akazi ari umupasiteri haguha akazi wowe uko wamubonaga mu buzima busanzwe wenda bwo hanze mwahoranaga igihe kinini ukora kuri televiziyo yiwe wajya kubona ibikorwa abantu bamuvuzeho ari ibyo icyo ni ikintu wenda ntavuga aka kanya kuko naje gusanga abantu benshi I'm so sorry kuvuga ibi ngibi sibyo say this ariko abantu benshi bo kuri YouTube bashaka kumva ngo iby'ubwonko bwabo butegereje kumva iby'amatwi atari iby'amaso ataraza usibye no kunuka nkora cya kiganiro baranutse muri comment baranuka ariko Imana yonyine niyo mucamanza ntabwo nazavuga ngo ntabwo ibyo yakoraga ibyo yakoranye ngo hafi umwaka n'igice sibyo njye ntabwo ndi umucamanza bro Imana yonyine niyo iyo mucamanza abapasiteri bitirira izina ry'Imana bakarikoresha mu bintu bitari byo abiyita abakozi n'Imana abiyita abahanuzi abo bose Imana ubwayo niyo izabibereka kandi ikabyerekana hano gira televiziyo ya Yongwe ni televiziyo ikunda gucaho ijambo ry'Imana kuko yari n'umupasiteri nyine ari we Yongwe hakunda kuza abapasiteri benshi baje kubwiriza ijambo ry'Imana none muri iyi minsi turi kubona abo bapasiteri bandi hari abenshi turi kugenda tubona batangiye gusubiranamo bavuga amagambo menshi bavuga ati bamwe basambanyije abagore bagenda babaka ku bintu nyine bivugaho byinshi aho pasiteri uko bazaga baje hara kuri televiziyo kwa Yongwe nkaho n'umuntu wakoraga mwahuraga igihe kinini ishusho wabonagamo n'ubundi ko aribyo by'ubundi byatangiye kubagaragaraho twese twambaye umubiri umuntu wambaye umubiri wese yakoze cyane sibyo umuntu wambaye umubiri wese yakoze hari ikintu abakozi b'Imana bagiye mu ntambwe 18 bishyize mu ntambwe 18 kujya kuri social media cyane
ibyo bintu rero bagomba kugira attention kubera ko nabo ari abantu hari ibyaha barabikoze man nta muntu wenda ibyaha byo gusambana barabikora wenda ibyaha by'ubujura n'uburiganya rimwe na rimwe bamwe muri bo barabikora si bose nta muntu ucira urubanza ariko uwambaye umubiri wese arakosa ni nayo mpamvu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo atubambirwe ku musaraba kugira ngo atubere igitambo cy'ibyaha byacu suko Imana yatanze umwana wayo ibona ko turi intungane yatanze umwana wayo kubona ko turi mu isi yuzemo isi irimo satani isi Imana ubwayo yamanuye satani ataza ku isi Imana yari ibizi ko satani nawe afite imbaraga kandi adushuka ariko icyo aho bitandukanye na umupasiteri wese cyangwa umuntu wese witiriye umurimo w'Imana amenye neza ko Imana itagikina kandi nta muntu ugikinira ku izina ry'Imana abo bafera bakemera bagiye babafera abadukurikiye abari kutureba bahereye mu bice bigiye bitandukanye baza bavuga ngo mwibasiye umukozi w'Imana mwibasiye umukozi w'Imana kuba ari umukozi w'Imana nibyo ariko uwakorera niwe wenyine uzajya uberekana hano ibyo ngibyo byatangiye kugaragara bamwe mu bakozi b'Imana izo saga ntabwo nshaka kuzigarukamo imirimo yabo yatangiye kugaragara imbuto berera abantu zatangiye kugaragara hano sibyo rero kuba ngo afunguye ndanabyishimiye ngira ngo ntababara ngo arafunguye no kuko ubwo ni iki cyaba gihari cyambabaza ko hari akantu kavuzwe yuko ari bamwe muri bagenzi b'abapasiteri bamugambaniye kugira ngo afungwe ntago njye nkeka ko ari umuntu n'umwe wigeze ugambanira Yongwe usibye ko abantu na bamwe kubera imyizerere dufite kandi iki kintu ni leta igomba kuzagikemura sibyo abantu bamwe na bamwe dusigaye dufite imyizerere iri ku rwego rwo hejuru yaragiye idushyiramo ubujiji sometime bro umuntu ubwe niwe wigambanira ubwe ari amagambo nta muntu wagiye kuyamuvugira sibyo icyo umuntu akoze yirengera ingaruka kandi ukora arakosa cyane yarakoze arakosa nta muntu udakora gakose ariko kuvuga ngo hari umuntu wamugambaniye ubwo ninde wabaramu nk'urugero mbwire ngo abapasiteri bagenzi be bagize ishyari yuko yari yavuze ngo Yongwe Coffee Yongwe TV Yongwe Hospital baravuga ataradukiranye kabaye usibye kubivuga usibye Yongwe TV yonyine bigeze babona biba Yongwe Coffee se si hari ntayibaho hango na hoteli Yongwe hakurya iriya za ntuza najyaga numva ishobora kuzaba ariko nabibaho Yongwe Hospitals ubwo se mama ugiye muri nuzi ni sante hari n'agafoto nabonye muri iyi minsi noneho kari y'indege yanditseho Yongwe Eya nayo ntabwo mu kirere ntabwo nabibona iguru rwose ubundi reka tugaruke nta by'amashyari nkeka wamaranye igihe kingana n'umwaka n'igice ukorana na Yongwe ubundi Yongwe wigeze amavuta abavuga nyine amavuta y'Imana wigeze umubonamo nyine n'umuntu mwakonye ntabwo yaba ataragusengeye birumvikana kamemo wigeze umubonaho amavuta y'Imana digiri Imana iravuze iryo jambo ntabwo yigeze arikubwira ijambo yarimbwaye digiri mini digi akira ari nona no kuboka ari nona kandi amavuta y'Imana Yongwe yari ayafite amavuta y'Imana Yongwe yari ayafite ahubwo uko yayakoresheje yarabengereye nakubwiye ngo sindi umucamo Imana yonyine niyo yamuciriye urubanza Imana yonyine ni nayo imugaruye hari ikintu cyitwa igihe cy'inyongera nkuko bavuga ngo isi yakabaye kuba yararangiye ariko tukaba twebwe aka kanya turi mu nyongezo sibyo Yongwe rero nawe kuba yarafite amavuta arayafite kugira amavuta ni kimwe no kumenya uko uyakoresha ni ikindi sibyo ibyo birumvikana so rero uko yayakoresheje ahubwo nibyo byatandukiriye nicyo kintu nkeka kuko nimba nawe twemeranya wemera ko ubutabera bw'u Rwanda bukora neza urabyemera ibyo bintu okay so hari impamvu rero ubutabera bw'u Rwanda bwamubitse kiriya gihe hari impamvu bwaribye bukavuga ngo reka tumusubikire agaruke yisubireho kandi ubutabera burya leta ishyirwaho n'Imana mbese bamuhaye ubutabera yongeraho na ngenda ibyo niyo bivuze bya butamwe na ngenda sibyo nimba hari n'umuntu waba warabimuhaye yaba ari Imana rurema kuko Imana niyo yamuremye sibyo ariko Yongwe ibyo yakoze aho yageze abo yafashije n'abamufashije buri muntu wese agira abafasha akagira n'abamufasha aho yageze ubu aka kanya reka dushimire abantu bari dukurikiye kuri Yombi TV tubabwire ngo mu minsi mike muratangira kubona ubusesenguzi bwimbitse bitandukanye n'ubw'abandi cyane yaba ari iyo kategori zimwe tuzinjiramo yitwa Ese uramuzi tubararikire
mu minsi mike iri imbere ko turaza tubatamo ibintu bimeze neza bya fresh cyane kabisa. Yes, reka tubashimire rero bakunzi ba Yombi TV, tubabwire ngo mu minsi mike turabatamo ibintu bimeze fresh. Japan nanjye reka ngushimire nubwo iryo zina ryawe uzambwira umunsi umwe Tugomba kuzaganira kabisa nkakubwira imvune biba